Umutekano twashyize imbaraga mu marondo hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bigize akarere ka Musanze, ahagaragaraga ubujura ndetse no gutera kaci. Bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi mu nzego z'ibanze bavuga ko nyuma y'uko hashyizwe irondo ry'umwuga byacubisha iki kibazo. Ngira ngo umurenge wa Mukoro uzwiho mu murenge ugira ibihazi byinshi, ugira abajura, ugira abantu batera kaci, ariko uyu munsi imirenge myiza yishimirwa ko ubwo bujura ntabwo gihari bwacitse. Abatera kaci ni muri Bugese nta bagihari, byose byashingiye kuki kuri rwafatanya n'abaturage dushyira irondo ry'umwuga rifite ingufu rikora kandi n'abarikora bagahembwa neza kandi bagahemberwa ku gihe, bigatuma nabo bagira motivation ituma bakora cyane. Icyo twakoze twabashije kubaka irondo ry'umwuga nk'uko mwaribonye muri iyi minsi ko twavuguruye irondo ry'umwuga, tubasha kumapinga ahantu hose hari abajura bateraga kaci, dushyiramo ingufu mu byerekeranye no gushaka amakuru, turabarwanya. Irondo ry'umwuga ritarajyaho twaravunikaga kuko ntabwo twashoboraga kuba wagenda uri umwe, ariko ubu ngubu ku irondo ry'umwuga rihari ni ukuvuga ngo umuturage ajya kugira ikibazo irondo ry'umwuga ryahageze. Nubwo mu mirenge imwe n'imwe muri aka karere ka Musanze hagiye hashyirwamo irondo ry'umwuga, ngo hari ahandi irondo ry'umwuga ritaragera, ari naho hakunze kugaragara ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko bivugwa n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent Alexis Ndayisenga. Ikindi ni ibyaha by'ubwicanyi. Icyaha cy'ubwicanyi turagenda tubona bumwe mu bwicanyi bukorwa, ariko ubwo bwicanyi butangira twarabonye ibimenyetso bimwe na bimwe ko hamwe na hamwe hashobora kuvamo ubwicanyi. Birasaba rero yuko dutangira gukumira hakiri kare bya bindi twita bito bibyara ubwicanyi mu miryango iri hanze. Ku rundi ruhande, bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze muri aka karere ka Musanze bashimangira ko mu gihe irondo ry'umwuga ryaba rishyizwemo imbaraga kandi rikagezwa hirya no hino mu yindi mirenge, byaba igisubizo kirambye. Irondo umuntu araryubaka kandi inzego z'umutekano nk'abantu babifitemo ubumenyi bakadufasha, bakatugira inama, nabo bakabatoza, bakabaha experience y'uburyo inzego z'umutekano zitwara. Irondo ni urufunguzo rw'umutekano 100%. Cyo ndagihamya shingiye kuki mu by'ukuri bitanga umusaruro. Nsengimana Claudie, umuyobozi w'akarere ka Musanze, uwavuga ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze intego ari ukugeza irondo ry'umwuga mu mirenge yose igize aka karere ka Musanze. Turimo turaryongerera imbaraga, haba mu kubaha amahugurwa akenewe, duharanira ko bigera mu mirenge yose, noneho kandi bagahabwa imbaraga, byaba iby'ubujura, byaba iby'urugomo, binarangire ku buryo bufatika. Muri rusange ngo kugushyira imbaraga mu irondo ry'umwuga ndetse rikanasakara mu mirenge yose igize aka karere ka Musanze, bizanaherekezwa no gushyira imbaraga mu kurwanya amakimbirane yo mu miryango ndetse no guca ibikorwa by'urusimbi bikunze kugaragara hirya no hino muri aka karere. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.